Koko muri season A umusaruro wagenze neza, abantu barahinze bahinga ahantu hanini hashoboka, ubutaka bwose bwari bukenewe guhingwa, twakoze ibishoboka byose kugira ngo abantu babyumve barabuhinga. Uyu mwanya rero turimo turabona umusaruro, ubaho tugeze no kuvuga ngo si umusaruro ugiye kubungwabungwa gute, ugiye kuva mu mirima gute kugira ngo ugere mu bwanikiro, cyane cyane twirinda ko wakwangirika. Ni ibyo rero turimo, uko mubibona turimo turagenda twubaka ubwanikiro hirya no hino, ubwanikiro cyane cyane bw'ibigori kuko ariwo musaruro munini tubona dufite. Turimo kubaka ubwanikiro tugira ngo dukure ibigori mu mirima hanyuma tugeze mu bwanikiro. Uyu munsi rero hirya no hino twamaze kuidentifia amasite akeneye kubaka ubwo bwanikiro, ariko tukanabijyanisha kandi no kuganira n'uyu musaruro urimo kuboneka kugira ngo ugurishwe mu buryo bwiza. Tuba tugira ikibazo cy'uko iyo twejeje abantu usanga umusaruro bawukoresha mu buryo ushobora gushira vuba, iyo ushize rero usanga hirya gato bitera ikibazo. Bishobora guturuka ku mpamvu zitandukanye, harimo no kuba umusaruro wava hano ukajya ahandi hirya kure, aho wawugurishije akimara kweza kugira ngo azawukuraho bawujyanye handi uzamugarukire usanga bimuhenze. Niyo mpamvu rero turimo kuganira n'abaturage tubasaba ko bagira umuco wo guhunika, wo kubika umusaruro wabonetse, ntibawugurishe wose kugira ngo bitaza gutera ikindi kibazo cy'ibyo kurya, kandi kuri kugeza uyu munsi ntacyo twari dufite. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukansanga Marie Louise, nkaba ndi umucungamutungo wa koperative Mpabaruta. Koperative Mpabaruta wenda ngerageje kubasobanurira, ni amagambo y'impine asobanura imparaniramusaruro y'abahinzi barunda na tawe. Ni koperative rero ihinga ku gishanga kingana n'ubuso bwa hegitari 60, ikaba igizwe n'abanyamuryango 824, ikaba itubura imbuto y'ibigori ndetse igahinga n'imboga zitandukanye. Aha rero nko mubibona mu murima harimo ibigori. Iyi mbuto duhinze hano ni LHM 1409. Hanyuma uyu musaruro kuri iki gihembwe uhagaze ute ugereranyije n'igihembwe gishize? Umusaruro kuri iki gihembwe umeze neza cyane. Twagize ikirere cyiza, twahingiye igihe, tugira n'amahirwe tubona imvura ihagije. Uwo musaruro ugereranyije n'igihembwe gishize turatekereza ko ushobora no kwikuba kabiri. Dufite ubwanikiro 8 bwa kijyambere, ariko kubera ko umusaruro wiyongereye twararebye dusanga budashobora kuduhaza, twubatse n'ubundi busanzwe buri temporere bwo kwifashisha. Nakoze. Amazina nitwa Nishirembere Christina, nkaba ndi umunyamuryango wa koperative Mpabaruta. Muri koperative rero iyo umusaruro ubonetse cyangwa mwejeje babagenera iki nk'umunyamuryango? Yego murakoze. Iyo umusaruro ubonetse n'ubundi inyungu ziba ari izacu, kuko n'ubundi iyo tubikuyemo bakaduha amafaranga atubakira ubuzima, ko tujya dukorana n'amabanke, kandi ikindi cyongeye umuntu ntasonza kuko aba yarakoze, kandi ikindi cyongeye turihirira abanyeshuri. Ntago rero twabura n'urwunguko ku musaruro kuko tuba twarakoze. Nkawe rero reka tugufatireho, bikumara iki kuba uri muri koperative? Kuba ndi muri koperative izo ni inyungu za mbere kuko nsa neza. Ikindi cya kabiri, nagiye mu gukorana n'amabanke kubera koperative, menya kugira agatabo kanjye ka banke nk'umugore. Ikindi cya gatatu, rwose ndakora cyane kandi nkabona inyungu. Navuye ku biro bikeya, natangiye ku biro 150, ubu ndi kwezi biro 750. Ubwo rero urumva ni umusaruro wiyongereye kubera gukora cyane.